inshuti za Lorenzo Mfondi zirakomeze neza cyane iminsi myinshi ntabwo duherukanye maze igihe kiri hafi mu minsi nka 20 ndi muri konje ikiruhuko cy'abakozi naruhutse neza cyane naruhutse pendi zirako namwe rwose mwankumbuye twagarutse kuri Lorenzo Mfo kiruhuko cyo kuri Radio Rwanda na Lorenzo Mfo byajyaniye rimwe twagarutse abantu benshi baranyandikiye nabonye message zanyu mbaza ngo mbahenge ibintu byagenze gute nta kindi maze iminsi ndimo kuruhuka ndi muri konje burya umubiri uraruha kandi ugomba kuruhura kugira ngo wongere ugire fresher wongere ibitekerezo bijye ku murongo umere neza cyane ndabasuje mwese abadukurikira muri mu Rwanda abadukurikira muri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye abantu bacu ba muri leta zunze ubumwe za Amerika rwose ndabahobeye yambi ababi Burayi aba muri Canada muri Afrika za Zambia South Africa Kenya Uganda hose mwese mwiyumvemo abantu bacu ba Australia no ku mugabane wa Oceania muri rusange muri za Nouvelle-Zélande mwese turabakunda cyane ndizera komeze neza cyane inshuti za Lorenzo Mfo muri hehe turi hano muri hese mwamfura mwe iyo mbibutse nabakumbura bambwiye ko mwagiye mujyahe cyangwa se muzagaruka wow nari ngumbe kubaririmbira aka kantu ndizera ko rwose muryohewe cyane na sama irimo iragera ku musozo yego nje kubabwira amakuru no kubaganiriza ibintu bicya cyane mbere na mbere kubabwira ko nagarutse mu kazi haba kuri Radio Rwanda no kuri Lorenzo Mfikiruko cyarangiye nza kubakorera ikiganiro cya mbere gitangira Rwanda Premier League mbabwira icyo ntekereza kuri championnat no ku makipe mukunda cyane APR na Rayon Sport Kiyovu Police n'amakipe nkayo nazamukura n'izindi ndetse kandi mu byukuri nje kubabwira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ngaho rero nimuze mwibonemo nimuze munsange tuganira ndera muri ekipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport Football Club Murera isaro ry'Inyanza ikipe y'abanyarwanda niko yitwa nakabyiniriro kubera ko n'andi makipe abayakunda n'abanyarwanda ariko nyine Rayon Sport yita ko ari ikipe y'abanyarwanda numva ntacyo bitwaye Rayon Sport irakina umukino wa mbere wa championnat saison ya 2024 2025 kuri uyu wa gatandatu kuri stade Kigali Pele ku isaha 9 zuzuye Rayon Sport izakira ekipe ya Marine Football Club Rayon Sport yaguze abakinnyi ibintu byose bimeze neza cyane ngaho nimuze mbahe icyo bita team news apel ndaza kwinjira mbabwire uburyo yerekeje mu gihugu cya Tanzania abakinnyi manukanye n'amahirwe ifite n'abashobora kubanzamo byose uraza kubyumva hano ekipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere wamenya nonaha nuko ndamutse nyuze mu bagore gakeya mu bagore muri ekipe y'abagore yamaze kurekura liste y'abakinnyi igomba kumanukana ijya gukina mu gihugu cya Ethiopia igiye gukina ijonjora ry'ibanze rya zone Sekafa ariko muri CAF Champions League qualifiers Rayon Sport y'abagore ihagurutse nyine ifite intego nimwe ngo nukugera kuri finale kubera ko amakipe abiri azagera kuri finale azahagarara zone ya Sekafa muri CAF Champions League y'abagore murabizi ko mu bagore nyine bakarifiya mu mazone ku buryo buri zone bihagarariwe muri Champions League amahirwe masano kuri equipe ya Rayon Sport y'abagore nabonye abakinnyi ni babandi musanzwe muzi cyane ariko ndebye kuri staff umutoza mukuru yitwa Rwaka Claude ajyanye n'abitwa ba Rudasingwa Freri nawe ni assistant coach witwa Jamira bitwa ba Fideli hakaza kandi na Kana Beni Axel ugiye nk'umuyobozi kubera ko niwe munyamabanga mukuru w'ikipe ya Rayon Sport y'abagore hakaza umunyamakuru wa Siri ajyanye na Rayon Sport y'abagore mu gihugu cya Ethiopia hanyuma kandi namenye Patrick nawe ajyanye n'ikipe ni secretary general nyine wa Rayon Sport muri rusange ariko agiye nka head of delegation ni uhagarariye president w'ikipe ya Rayon Sport muri rusange Rayon Sport y'abagabo yo rero yiteguye gute umukino ifitanye n'ikipe ya Marine FC ku munsi wo kwa gatandatu kuri stade Kigali Pele ku isaha 9 zuzuye ekipe ya Murera ifite abakinnyi yaraguze ifite abakinnyi beza benshi mu byukuri naza kwabwira amagambo nabonye ngabo Robben atangaza mu byukuri agaragaza ubuhangange bwa Rayon Sport gukomera ifite cyane cyane hagati mu kibuga nyine ni ikipe désormais imeze neza cyane Rayon Sport ku munsi w'ejo yatangaje ko
mukino Rayon Sport izakinamo kuwa gatandatu ni ku munsi w'ejo kuri Kigali Pere na Marine. Rayon Sport yatangaje ko ubuyobozi bwa Rayon Sport harimo namenye Patrick abasuye abakinnyi mu nzove mu myitozo. Abakinnyi badahari batazakina uyu mukino ni Team News na makuru yihuse aza mbere y'umukino. Rayon Sport izaba idafite mediateur Kanamugire Roger, ntabwo hari kubera ko afite ikibazo cy'imvune. Hakaza witwa Richard Ndayishimiye w'umurundi ukina hagati mu kibuga nawe bivuga ko arwaye. Rayon Sport yatangaje ko arwaye. Hari kandi witwa Rudasingwa Prince ni rutayizamu umunyarwanda bafite ikibazo cy'imvune, ndetse na rutayizamu Fall Nganye nawe ufite ikibazo cy'imvune nawe udahari. Ariko abandi bose mu by'ukuri barahari. Rayon Sport ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu kwinjira muri stade ni 3,000 ahadatwikiriye, ahatwikiriye regular 5, VIP 10,000 na VIP 20,000. Akanyenyeri ni kamwe gasanzwe ka Rwanda Premier League ka Ferwafa, kamwe gasanzwe akanyenyeri 939 niho Rayon Sport rero izishyuriza amafaranga. Ndizera ko mwamaze kugura amatike ibintu bimeze neza cyane. Harabamaje ibibazo bambaza ngo nze kubabwira icyo ntekereza ku kuba Rayon Sport igiye kwinjira muri champion ifite abakinnyi abanyamahanga benshi bazabatemere kubanza mu kibuga. Harimo ihurizo rikomeye, ariko Rayon Sport gusa niko bimeze kuri equipe ya Police FC. Buranga Police yo kuyibwira gukinisha abanyamahanga batandatu gusa muri championnat, Police ntabwo yabona 11 ko nishobora kubona abanyarwanda batanu b'abanyarwanda ntabifite. Police ntabifite. Ariko nabajije abantu bambwira ko iki cyemezo gishobora guhinduka mu minsi iri imbere, ubwo hazaba hamaze kujyaho minister mushya wa sport ushobora gusimbura Madame Mimoza Aurore Munyangaju, cyangwa se Mimoza akongera agashyirwaho. Ntabwo nzi uko mukuru w'igihugu azabigena, ashobora kuba Munyangaju cyangwa se akabundi ministre. Ariko niyamara kujyaho ministre ngo Ferwafa ngo itegereje gukonsulta ministeri ya sport, nimara kujyaho umukuru w'igihugu amaze gushyira abagize guverinoma bose muri rusange, nibwo bazafata icyemezo bakavuga ngo twamaze gukonsulta ministeri kwaza zo umupira w'u Rwanda, abanyamahanga bagomba kwiyongera. Nebaza kwiyongera rero ngo bivuze ko hari imikino izaba yarakinwe. Amahirwe nuko nka Police FC kimwe na PRF batarita binjira muri championnat kubera imikino mpuzamahanga bagomba kubanza gukina ya round ya mbere ya qualification za CAF Champions League. Ariko it is well. Rayon Sport yuko biri abanyarwanda hari abahari ifite, nje mbona abanyarwanda Rayon Sport ifite bashobora kuzakina ibintu bigakunda. Reka turebe nka Rayon Sport uko ishobora kuzabihagaze ku munsi wo kwa wejo kwa gatandatu ukina n'ikipe ya Marine FC. Rayon Sport irimo abanyamahanga batandatu gusa n'abanyarwanda batanu babanza mu kibuga. Ni ihurizo ariko ntekereza ko bizakunda. Umva uko Rayon Sport ishobora kuzaba imeze ku munsi wo kwa gatandatu. Murera byitezwe ko hazakina umuzamu Kadime Ndiaye kubera ko Rayon Sport nta muzamu umunyarwanda n'umwe igira. Ni ikibazo gikomeye. Rayon Sport abazamu babiri b'abanyamahanga, umurundi n'umunyasenegal. Kadime Ndiaye azabanza mu kibuga. Mu kubanza mu kibuga kwa Kadime Ndiaye bizatuma Rayon Sport ikoresha abakinnyi bo ku mpande babiri inyuma. Ubugingo Hakimu na Ombolenga Fitina abo n'abanyarwanda babiri muri batanu bagomba kubanzamo. Hanyuma Rayon Sport muri axe centrale ntekereza ko ushobora kuzakinisha uwitwa Omar Nyeng, hagahitaza muri munyarwanda uwitwa Sabimana Aimable, kugira ngo abanyamahanga donc babe batandatu bitaza kugorana. Maze gutereka abanyamahanga babiri Omar Nyeng ndetse n'umuzamu. Hagati mu kibuga bagaterekamo uwitwa Niyonzima Olivier Sefu, uwitwa Aruna Musa Majaliwa n'uwitwa Muhire Keve. Niyonzima Olivier Sefu, Majaliwa na Keve, hakabagiyemo abanyarwanda batatu muri batanu. Imbere abagaterekaho uwitwa Elenga Kanga. Kwanza reka manze ndebe abanyamahanga batandatu niba ntamaze kubuzuza. Abanyamahanga batandatu maze guterekamo Kadime Ndiaye, terekamo Omar Nyeng, urumva,
teretsemo n'uwo bita Aruna Musamajari wa ni batatu imbere. Rayon Sport bivuze ngo ibishatse yaterekamo abanyamahanga gusa, kubera ko yaterekamo Elenga Kanga, yaterekamo Elenga Kanga, igaterekamo na wa mwana w'umunyamari Basane, urumva, ndetse kandi bagahengekamo na Haruna Niyonzima. Kuri Rayon Sport ntabwo cyabaye ikibazo gikomeye. Rayon Sport ntabwo izaba affected kimwe na APR na Polisi, kubera ko Rayon Sport navuga ko ikintu kizakoze mu kwitegura shampiyona n'ubundi nk'ikipe itazasohokera u Rwanda izakina imikino y'imbere mu gihugu gusa. Hari abakinnyi b'Abanyarwanda yagerageje gusinyisha no kugumana. Bravo kuri Rayon Sport kuba yashoboye gusinyisha Haruna yerekanye urwego rwiza cyane mu mikino ya pre-season, ndetse n'uwitwa Muhire Keve kuba yarongereye amasezerano. Ikindi kintu gikomeye kuruta byose Rayon Sport yakoze ni ugusinyisha uwitwa Ombolenga Fitina. Iriya ni transfer zinzita ngo ni crackito. Gusinyisha uwitwa Ombolenga Fitina kuri kabiri ufite na gatatu umunyarwanda, Rayon Sport yabikoze neza cyane. Nta kintu cy'abanyamahanga gishobora kuyaffecta gikomeye, nta na kimwe. So Rayon Sport rero uramutse urebye nk'iyabanjemo kuri Rayon Day, n'ubundi kuri Rayon Day Rayon Sport yarengeje abanyamahanga batandatu, ntabwo yarengeje. No kuri match amikali heruka mu Nzove nabwo ntiyabarengeje, habanje mu kibuga wagira ngo Rayon Sport yari ibizi vraiment nako yaje kwitwara neza. Nko kuri match ya Azam Rayon Sport yabanjemo Kadime Ndiaye, yabanjemo Ombolenga Fitina na Bugingo Hakim, yabanjemo Aimable na Omar Nyeng, yari yakinisha hagati mu kibuga witwa Amajariwa na Sef. Charles Bare yari imbere, harimo Haruna Niyonzima, harimo Muhire Keve, n'ubundi urabona ko ari yabanjemo abanyamahanga bangahe: Kadime Ndiaye, Omar Nyeng, Majariwa, Charles Bare, Sabose. Bara abanyamahanga bane bonyine yabanjemo kuri Rayon Day. So Rayon Sport vraiment ntekereza ko nta bintu byinshi byayafexe kuri iki cyemezo cy'abanyamahanga. By the way, ntekereza ko baramutse batanabihinduye, Ferwa afite abihinduye, Rayon Sport yabitekanye imeze neza. Ariko ku buryo bwa championnat vraiment amakipe menshi yaguze abakinnyi y'abanyamahanga benshi, kandi byabari bibazo bikomeye, ntago byabari byiza. So mwabivuze igihe kirekire, mwabiganiriyeho, mwarebeye imikino, mwabiganiriye ahantu henshi ku magroupe ya WhatsApp n'ibindi byose. Ntekereza ko ari icyemezo mbere na mbere kuba cyaratinze gutangazwa kugeza aho amakipe akiniye umukino wa mbere, habura amasaha make ngo akine umukino wa mbere bikabona gutangazwa. Na makosa akomeye ya federation, ne competence, ni navuga ko ni irresponsibility ku rwego rwo hejuru. Iyo tugira imana twaba turi igihugu kimakaza imikino, kifata imikino seriously, Ferwafa yose ubundi akaba isabwa kwegura. Yagasabwe kwegura kuko Ferwafa ya Alphonse Munyentwari na Mugisha Rishari na Matiku na Kamarade kumara pre-season yose muri aho ngaho, bigatuma equipe ijya gukina umukino wa mbere igatsavoringa la veille match ikajya mu ntara itaza abanyamahanga izakinisha. It's a disgrace, it's a total disgrace. Iyo turamuka turi mu gihugu donc kimakaza imikino, street football ifite kivugira hejuru, aba bagomba guhita begura ubundi. Ntabwo ari inyangamugayo, ntabwo ari abantu mu by'ukuri bakorera mu nyungu z'umupira. Ubirebye neza nta wakwibaza bakorera mu nyungu zande, ese n'umupira w'amaguru, ese n'amakipe, ese n'iki, ni ibintu bitekojeje ikimwaro. Genda byumva excom ya federation ifite ububasha bwo kwemeza guhindura cyangwa kudahindura byanye n'abanyamahanga, n'uburenganzira bwabo. Ariko kameme wakarebye mu nyungu z'abanyamuryango ariyo club, ese niba abanyamuryango inanimite y'abanyamuryango yemeje yifuje ko abanyamahanga bazamurwa umubare, excom ikabyanga,
iyo excom irabyanga mu nyungu z'abande ko ari cyo twibaza. Hanyuma reka tuvuge ko babyanze byanga hakiri igihe amakipe yitegure accordingly, wituma amakipe agura abakinnyi atazi uko bizagenda. Ni ikibazo gikomeye, it's a total disgrace kuri federation. Umunsi hagiyemo Munyantwari Alphonse n'abamugisha Richard, abantu basanzwe muri field ya politique n'imiyoborere muri iki gihugu, nari nzi ko bashobora kuzazana ako kaboko ka politique, hakajyamo ikintu cya lo sérieux tutigeze tubona mu myaka nka 15 ishize, ariko très décevant. Munyantwari Alphonse, Mugisha Richard, Kamarade na Matiku, uyu mupira murawugambanira cyane cyane cyane. Amezi 6 ari imbere amatora ya Ferwafa azaba, ntekereza ko mukwiye gutakarizwa icyizere. Munyantwari Alphonse na komite ya vice president bombi hasigaye amezi 6 gusanga amatora abe, kubera ko bagombaga kuzuriza kuri manda ya Olivier mundi bakazongera gutora. Abanyamuryango ntekereza ko nta mpamvu nimwe yo kongera kubatora. Nibongera kubatora keretse wa mugani hagize akaboko ko hejuru kabakoreramo, ariko mu buryo busanzwe dushobora kudesova amakipe gutya ngo utume amakipe atangira sezo atiteguye kuri urwego ngo bongere bagutore. Bagutorera iki? Nta kintu na kimwe cyagatumye abanyamuryango bongera gutorera indi manda iyi komite ya Alphonse Richard ndetse na Bamatiku, nta na kimwe. It's a total disgrace, a total disgrace. So it is what it is. Amakipe yinjiye muri shampiyona atangiye gukina. Bravo kuri Gasogi yarayitsinze Mukura. Ubwo nukureba ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo Rayon Sports izayimanuka mu kibuga. Navuga ko ni nkaho ari bwo sezo izabitangiye mu buryo bwa nyabwo, ni nkaho ari bwo sezo izabitangiye mu buryo navuga bufatika. Reka ndebe na fixtures nzibibutse. Match agomba kuba uyu munsi kwa gatanu yagomba guhuza equipe ya AS Kigali na Kiyovu Derby y'umujyi wa Kigali, ariko iyo match ntabwo yabaye kubera ko aya makipe yasabye ko fixture yabo ya mbere yakwigezwa inyuma kubera kugira ngo bitegure, kuko ntago amakipe yari yakemere kwandikisha abakinnyi kubera ibihano bagiye bagira, ariko arimo kwandikisha abakinnyi, amakipe arimo gusinyisha ibintu byagenze neza. So it is well. Kiyovu na AS Kigali ntekereza ko naho mu cyumweru gitabaza biteguye neza, ibintu bikagenda neza cyane. So ku munsi wo kuwa gatandatu Rwanda Premier League imikino izakomeza. Harimo umukino babwiye Rayon Sports igomba gutangira itsinda kugira ngo yereke abariyo mu by'ukuri ko iriya les étincelles, hari bishashi bigaragaza ko Rayon Sports ishobora gutangira neza ndetse ikazagira saison nziza ko ifite abakinnyi bakomeye, imeze neza, ubukungu bwifashe neza. Tekereza ko nta mpamvu nimwe mu by'ukuri yatuma Rayon Sports idatangira neza. Rayon Sports na Marine no mukino wonyine uri kuwa gatandatu ku isaha y'isa 9 zuzuye. Hanyuma ku cyumweru equipe ya Musanze FC izakina na Muhazi. Musanze ari kwakira Muhazi, ariko i Musanze hari exposition imurikagurisha riri kubera muri stade. Byabaye ngombwa ko Muhazi ari ibanza kwakira Musanze ingoma. Ku munsi wo kwa gatatu w'icyumweru gitaha nibwo APR izamanuka mu kibuga. APR izakira Rutsiro kuri stade Kigali Pere. A priori stade Amahoro ntabwo ntekereza ko APR yakwakirira mu Rutsiro. Etincelle saa 9 igakina na Police FC, ariko kuri stade Kigali Pere ku isaha saa 12. Ntekereza ko equipe ya Kiyovu nibwo izakina n'ikipe ya AS Kigali. Kandi ko Ferwafa yabigennye bawushize kwa gatatu kuri Kigali Pere isaa 9, ariko ni nabwo APR izakina na Rutsiro. Sonuye ko APR ishobora gukinira muri stade Amahoro cyangwa simwe muri izi match bakayishira ku isaha saa 12. Nta kibazo kirimo na kimwe. So amahirwe masakura ya makrebe muri sezo igiye kuza.
hanyuma rero iyo ni Rayon Sport nari ngomojeho equipe ya PRFC yamaze gufata urugendo yerekeza mu gihugu cya Tanzania. PRFC igiye gukina n'ikipe ya Azam umukino wa mbere w'ijonjora ry'ibanze preliminary round, imikino y'ibanze y'amajonjora y'ibanze nyine ya CAF Champions League. APR umwaka ushize yarenze ijonjora ry'ibanze igera mu ijonjora rya kabiri. APR umwaka ushize yasezere Gadidka yo mu gihugu cya Djibouti, igeze kuri round ya kabiri hura n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, APR iranyagirwa. So kuri iyi nshuro APR round ya mbere navuga ko itatomboye neza cyane kubera ko APR istombora equipe yabaye ya kabiri muri shampiyona ya Tanzania, equipe yitwa Azam Football Club. Equipe ya Azam ni ikipe ikomeye ariko nayo itari stable kubera ko ni ikipe nayo itsindwa ejo bundi kuri navuga kuri Super Coupe kuri Community Shield ya Tanzania. Banyagiwe n'ikipe ya Young Africans nyiraga ibitego bigera kuri 4, baratsinzwe batsindwa nabi cyane ariko biteguye cyane equipe ya PRFC. Ni ikipe ifite uburenganzira bwo kwitwara neza ikagera kure muri Champions League kuko ifite abakinnyi bakomeye kuva kuri Feitoto Faisal Salum munya Tanzania, sore bitwa ba Jibril Sila, abitwa ba Yonier Blanco, abitwa ba James Akaminko, abitwa ba Yoro Diaby, Adolphe Mtasingwa, hari abasore bitwa ba Yannick Bangala, abasore abahanga cyane, hari witwa Yesoni Fuentes, kipe y'amazina akomeye. Mwaikenda Lusajo akinira ikipe y'igihugu ya Tanzania muramuzi cyane n'umusamu umuhanga cyane Mohamed Mustafa. Ukajya ku basore bitwa aba Tiese, Frank Tiese, abitwa ba Samake ba Diakite ba Saidune. Ni ekipe ya Azamu ikomeye. Gusa na APR si ikipe yoroshye kubera ko APR imanuye icyo bita intwaro, keretse umutoza n'inanirwa uyu munya Serbia witwa Darkonovic naramuka akoze amafuti agakinisha ekipe idakomeye ariko amanukanye intwaro pe. Abakinnyi asize b'ikipe ya mbere ni 4 bonyine, asize uwitwa umusore w'umunya Cameroon bita Bemora Pamasongwe, asize abandi bakinnyi batandukanye barimo umurundi witwa Nshimirimana Ismail Pichu basize kwitonda Lebaka, hanyuma kandi nawe mwana w'Inyagatare wavuye muri equipe ya Mukura. APRFC rero imanutse mu gihugu cya Tanzania igizwe n'abakinnyi bagera kuri 20. Urambaza ngo bakinnyi ni bande? APR imanukanye umuzamu witwa Ishimwe Pierre Mario, imanukanye mu Gisha Gilbert Barafinda, Nayishimiye Diodene Nzotanga, Nigena Clement, Nibizi Ramadan, imanukanye niyo mugabo Claude, imanukanye Nshimimana Yunusu Nyugariro, Roboneka Jean Bosco, imanukanye Tuyisenge Arsene Tuguma, imanukanye Byiringiro Gilbert, Dushimana Olivier Muzungu, imanukanye Ruhamya Nkiko Ivan. APR imanukanye Tadeo Luanga, Pavel Nzira umuzamu wa mbere, Mbaoma Victor, Aliyune Swane, Richmond Lamptey, Mamadou Si, Godwin Odibo, hanyuma kandi Dauda Yusuf Seydou, imanukanye Johnson Chidebere Nwobodo ndetse no bita Mamadou Lamine Ba. Mu mikino ya Champions iri gushaka amanura 11 abanyamahanga nta kibazo na kimwe kirimo. APR iherekejwe na chairman wayo Colonel Richard Karasira, imanukanye na Karisa George General Manager, imanukanye na Kabanda Tony ndetse na Mutoni Claire, yo ni staff ya APRFC. Abanyamakuru imanukanye n'itwa Rigani Rugaju, Ishimwe Rikari, David Bayingana, Mucyo Anta Biganiro ndetse no bitashe. Abanyamakuru bagenga abanyamakuru umwuga bagiye gukora itangazamakuru ni Rigani Ndayishimiye ndetse na Ishimwe Rikari, ni APR ijyanye bafashe en charge. Abandi ifashe en charge harimo Biganiro Anta, hakazamo uwo bita David Bayingana ndetse na Sheikh Eric Nsabimana, ariko ababona abakozi ba PRFC n'abakozi bo muri PRFC batatu. Biganiro Anta,
David Bayingana na She n'abakozi b'ikipe ya APR FC bahoraho. Hanyuma rero abanyamakuru APR ijyanye nk'abanyamakuru batari abakozi bayo ni Ndayishimiye Rigani ndetse na Ishimwe Rikari ni umunyamakuru wa Fine FM. Anyways, APR FC rero ushobora kwibaza ngo narabonye bamwe bana bimbaje kuri social media 11 ba APR FC bashoboka bahangana n'ikipe yitwa Azamu ni bande. Ekipe ya APR komeye nubwo ntari siri ko yasezerera Azamu ariko yahangana cyane ko ari umukino wo kwishyura Kigali niburi kabona iyo draw ya kimwe cyangwa ubusa ku busa. APR ikeneye kumanuramo umuzamu wa mbere Pavel Inzira aho nta nikosa yakora. APR ikwiye kumanuramo uwo bita Nigena Clement ndetse na Nshimana Yunus muri axe central no baramenyeranye cyane ukoze impinduka wabo byangije. Uwitwa niyo mugabo Claude kuri gatatu ameze neza. Byiringiro Gilbert ni mbuzu uko ngira kubera ko nta wundi nimero 2 mwiza APR ifite Nzotanga ariko ari hasi ya Gilbert. Ni mbuzu uko ngira ariko nushoboka ni uhari nubwo ntamwemera cyane nk'umukinnyi ukomeye. Hagati mu kibuga APR ikeneye kumanuramo uwo bita Seydou Daouda Yusuf akaba ari kumwe n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco ndetse n'uwo bita Richmond Lamptey. APR kamanuramo uwo bita Godwin Odibo ku ruhande rumwe, urundi ruhande bakamanuramo uwo bita Mugisha Gilbert barafinda. Kuri attaque hakaba hari Victor Mbawoma Chukwemeka. Cyangwa se APR nibishaka gukora mediane ikomeye cyane hari ubundi buryo nabonye umutoza ashaka kuzabikora. Abatekereza ko APR izamanura hagati mu kibuga abakinnyi batatu hanyuma witwa Mamadou Lamine Ba agahengekwa ku ruhande ntago ariko bimeze ahubwo birashoboka cyane ko APR yakinisha mediateri bane. Ubwo abo navuze Seydou Daouda Yusuf akaba ari kumwe na Ruboneka Jean Bosco ndetse na Richmond Lamptey ariko imbere yabo gato hari uwo bita Mamadou Lamine Ba nko ku 10 ariko muri mediane ya bane. Imbere agashorayo uwo bita Victor Mbawoma na Godwin Odibo cyangwa se agashorayo Victor Mbawoma n'uwo bita Mugisha Gilbert barafinda. Ngiyo APR ishoboka kuri iki cyumweru ubwiza bikina n'ikipe ya Azam Football Club. Mumbwire hasi muri commentaire muratekereza iki kuri APR FC ifite amahirwe kuba yasezerera ekipe ya Azam ariko gusezera tuwe tubiretse mbere na mbere umukino ubanza bazakinira kuri Azam Complex hariya Ichamazi mu gihugu cya Tanzania. Ese APR ifite amahirwe kubona nibura draw kunganya nibura n'ikipe ya Azam. Mumbwire hasi muri commentaire icyo mutekereza ndaza kucyakira n'umutima mwiza ka kibazo na kimwe. Mumbwire icyo mutekereza hano mbere yuko mbabwira Shua deal za danje zo muri weekend kubera ko Premier League iratangiye uyu munsi y'umugoroba isa 3 Man U n'ikipe ya Fulham. Championnat Espagne yatangiye y'abafaransa negiye gutangira uyu mugoroba yatangiye nayo by the way. Mumbwire icyo mutekereza ubundi mukanya gato mbakubita icyo bita Shua deal bahereza amafaranga iyi weekend ntekereza ko ngari mukumbuye Shua deal. Ngaho rero abanyarwanda kazi nguyu wa mwanya mwiza cyane wa mwanya wo kubahereza amafaranga wa Shua deal. Ababizi neza barabizi ko Shua deal dutanga hano ziba ari nzima kubera ko ziba zavuye all the way kuva muri Fortebet Rwanda. Iyo mvuze Fortebet yivugana amarangamutima kubera ko ni company ya mbere ya betting hano mu Rwanda. Abanyarwanda barabizi kubera ko warambonye nagira usizi warambonye narakubonye bamwita Steven Mr Money. Warambonye nagira usizi ariko akora umuntu usobanutse cyane. Warambonye nagira usizi ujya gutembera hariya narakubonye natunguwe no gusangira usizi Fortebet irusizi sikure cyane ya Kigali cyane rwose. Fortebet ya hari Rusizi nayo na makaro iraryoshye na hantu hanini. Nasanze umwana w'umukobwa reka musuhuze arimo yirira uduchips n'undi mujama wagira ngo ari mu rukundo hari hakiri kare nyine akazi kataratangira abantu bataraza kubete baragikora amasuku akiri mu gitondo. Ewa ndabasuza nabibwira mbona baramfana cyane mbona baranyemera barambwira bati hani Rusizi betting company bazi nimwe gusa yitwa Fortebet. Steve amakuru yo muri Fortebet. Amakuru yo muri Fortebet ni meza kandi ahora ari meza kandi azahora ari meza kuko twebwe nkuko murambi babwira nuko muri Fortebet twebwe
ibyiza byose ni ibiri iwacu yego kandi ibyiza byose dufite bigenewe mwebwe sibyo urumva ko kana ariko urumva ngo ibyiza byose biri iwacu kandi none ibyo byiza ni ibyanyu abanyarwanda nanjye ndimo Steve reka nihereho banze ntake aricyo bita lamentation manze mvuga amaganya yanjye pe Steve muri ero barandiye cyane pe muzungu warandiye muri ero sinjye kubeshya rwose nariwe pe nariwe ku buryo ndababaye kandi mfite inzika forte bet kuba yarandiye cyane ero yari igoranye cyane ku betinga ero yari igoranye cyane ku ero yari mu extra time menshi ero yari mu gutungurana gukabije ero barandiye mbaza ngo ikintu kinshimishe ni iki noneho forte bet yarandiye muri ero injya mu mikino olympique ariko you see this time championnat ya Espagne La Liga yarayigarutse nimugoroba kimwe amakipe yo nabwo naterekeye Bilbao na naterekeye gutsinda Getafe barandya nateretseho Real Betis gutsinda Girona bandi umva rero nkubwire La Liga irakomeza uyu mugoroba Championnat Espagne championnat y'abafaransa nayo Ligue 1 nayo iratangira uyu mugoroba Paris Saint-Germain na Le Havre Premier League iratangira uyu mugoroba Man U na Fulham Eredivisie nayo iratangira uyu mugoroba nimuze turye Eredivisie championnat y'abaholandi nayo irimo abanyarwanda mwaje tukarya forte bet muzo akatwishyura amafaranga yose yaturiye muri ero na za Copa America n'imikino Olympique mwaje tukamubabaza ikintu kijya kinjya nibaza n'ikimwe jewe amafaranga uziko ari igihe njya mbona baba bari kuzana amafaranga nkabona harasitotse aho ngaho mushaka iki koko hari amafaranga umuzungu ubundi yazana mu ndege mana hari biroroshye hari ayaza mu ntoza urumva ibintu byo bungu byaroroshye ni uburyo bw'ikoranabuhanga ku mabanki ako mandi kureba ukuntu yuzuye kumva ngo ati wanjugunya mo nkiryamira muri ya konte nkajya nyisegura ngira akantu ko kudakunda kwifuza iby'abandi ariko nkagira akantu ko amafaranga ndayakunda cyane naho utayakunda ahubwo akantu ngira akantu ko kubabazwa n'abadukurikira n'abadukunda sengibaza mwamba bariye koko uyu muzungu ko ari mwe abayayaza yego sha ntayasubizeyo uziko ari igihe yicara mu nama gaseka ariko uraniwe muzungu bavuze pe uriya munya Czech Republic ari igihe yicara hari igihe yicara hari agaseka kavuga ati ko aba bantu ndabona amafaranga batayakeneye tumeze nk'amasuru nabwenge baza nayo bakeneye Steve ngewe mbere yo gutanga shwadiri ko barabizi ko dutanga shwadiri yo twaje gutya kwa gatanu mbere ko mashwadiri ya weekend ngiye banzu ngire inama ubwo rabigiriye n'abandi banyarwanda bariwe ndabizi twarariwe muri ero twarariwe pe abanyarwanda twariwe muri ero twitware gute dukora iki muri iminsi championnat zitangiye rero Lore uranzi neza yuko ngewe ndi mu bantu bazi gukora ibintu ngewe abantu bakunda kubangungana ama odi yiyahura urumva ako ngewe amarira mufite siyo mfite ngewe kuko ngewe muri pre-season nge narariye pe nge narariye pe okay muri rero nta kintu kizima wenda gifatika nariye ariko nko muri pre-season ngewe naguha nk'urugero nge nariyemo duke nariyemo nago bari utuntu tuhare n'utuntu nyine two kugira ngo bebe yabeho neza urumva na madamu hari ukuntu nyine nge nababwiye ati ese umuntu azatungwa n'umurimo umwe bizagenda gute ntago salary yagutunga muri Kigali ntago salary hano yagutunga muri Kigali ugomba kugira ukuntu ufite ka side hustle ako ka side hustle rero hari abantu benshi bavuga ati ngo ngewe mfite akaduka ku ruhande n'iki ngewe mfite forte bet bro ni forte bet niyo side hustle yawe ngewe mfite forte bet baba we ikintu rero nababwira ni kimwe nababwira yuko ikintu ibanga rya mbere nuko kubanza ugasesembaye pe Steven yateretse hano afite udukipe tungaye tune yateretse ndi kurebera muri account ye yateretse 50 ku makipe ane imwe ari kubiye 2.07 yaguze yes indi kubiye 2.43 yes indi kubiye over 2.5 donc yari over 2.5 ariko ikubiye 2 nindi ya yes na win ikubiye 2.62 na ibi nayisabye win na over ya 2 n'igice oya win na yes win na yes Steven yateretse 50 arya miliyoni 1.172 yego 50 arya miliyoni 1.172 nese byabaye ryari
bimaze igihe waguriye agafantasi baze kukagura bakagwerera so nakwima fanta go kuri umuntu mu mwanya wanjye bakagwera rwose nabyishimiye bro bangira agashari kazananturitse umutima nakurahiye Steve umva kazakwica rero wibana nanjye reka dutange shwadiri muri Fortebet dutange shwadiri muri Fortebet kugira ngo nanjye rwose mere neza ibanga reka mu bigenze gute nago ubundi ngiro nabonye muri betting dore kirazira gufata umwanya wawe ujye ku bettinga utasesenguye yego sibyo ngomba kubanza gusesengura sesengura ikipe apana kufata nuza ngo uragiye ngo muri head to head gusa nguri gusoma ese wafashe umwanya je niyo mpamvu nyamabwira ese aba banyamakuru beza kuki mutajya mubakurikira mani nicyo kibazo twasesengura ariko ntibabyumve umutipe aragiye agufashiye hari Arsenal arayimanutse arayikubwiye akubwiye abakinnyi bavunitse akubwiye nuza imbere yuko nta strike uhari akubwiye ngo wenda Bukayo Saka nta uhari akubwiye ngo hagati nuza Eleni nta uhari akubwiye ngo nuza Odegaard nta uhari urumva warangiza ukajya guterekaho win cyangwa ukajya gusaba ibitego barangiza batsina kimwe waguze over 2.5 ukarahaka bakubwiye ko abakinnyi batsinda kandi bakubwiye ngo abakinnyi batsina ni bahari abagiye kujyamo ni nuza ni nko kubahatisha donc inama ya mbere tugiriye itukazaye dupfa guterekaho duhubagurika tujye dusesengura bake guhubagurika kumve n'ubusesenguzi bw'abasesenguzi tukurikiza ubusesenguzi bw'abasesenguzi kuko nago ngubeshya sibyo mujye mwemera ibyo mudashoboye sibyo hari ababishoboye sibyo babikore nimba jyewe nirirwa mu biro sibyo nimba akazi kanjye ari urugambo nimba ari marketing inde ncanga hano ndashaka Fortebet niki ntago ndi umunyamakuru uri kubyumva ariko nyenda fata umwanya wanjye ngende kuri Lorenzo Info sibyo nicare ama statistike z'ikipe zimukurikire uri kubyumva ari ama statistike za Bayern ari ama statistike zane gutyo ngenda nkurikira nimba ari match arimo kuganiraho uri kubyumva aho ngaho ngira ikintu nkuramo none nanjye kirema kantu kanje urumva aho ngaho ngende ndani inama Steven abagiriye muri izi champions zigiye gutangira zanatangiye ntimukazajye muza muri ibintu muhubagurika mujye mukurikira abanyirabyo bagukorera ubusesenguzi ugende ufite nibura amakuru nk'umani irakina nimugoroba na Fulham yego urutayizamu wayo Rasmus Højlund yaravunitse umukinnyi mushyashya Lukshaw ntahari umukinnyi wa undi mushyashya Joshua Zirkize ubwo ugiye gutsinda ibitego Fulham kuki ujya kujya kuri wini waguze kwinjizanya Man U na Fulham exactly ko Fulham itakibura muri Man ntago yabura ko Man U itapfa kukibura match Fulham sisi yaguze nuza Smith Rowe Emil Smith Rowe n'abayobi barahari isanzwe none inakomeye arega Man iracyari nuza iracyari intore iracyari kubyina n'ubundi naho yagiye cyane hagayivugiye ko equipe ititeguye gukina sezo itangiye bataritegura neza kuki ujya kuyigura wini waguze kwinjizanya urashaka iki ufite shwadire rw'abantu muri iyi weekend nibura ki weekend ko kudukuramo inyatsi aki weekend rero nago magaze neza ariko ngewe nababwira cyane cyane nk'iyo Fulham na Man U ako kantu nko kubivuze ngewe ariko ngewe nanagufasha yes ari yo ndayemeye gusa indi shwadire nababwira Arsenal izatsinda izabiri mu rugo izakubita ikipe ya Wolves kuwa gatandatu ibyo byo ni rucabana Liverpool hano n'urucabana no gutsinda Ipswich Town izaba yayisuye ibyo byo kumbya ngo Liverpool hano yatsindwa ho wabugiye kukica yemba afite shwadiri z'amawini mwumva ya makipe mwitonze bo muri iyi weekend nabwiye ngo mujye mugura ama over n'ibiki no kwinjizanya ariko nge nabategurira shwadiri y'amawini gusa nazengurutse muri championnat zose wini ya Galatasaray muzandika ahantu ukataka akantu ujye ukumva ugiye gupressinga bet iyi weekend ahantu nakuye ishwadiri nayiganire n'abantu b'abagabo bazi gusesengura fata amakipe ugende uyagure gutsinda ndayavuga nitonze kugira ngo ujye usubiza inyuma wumve cyangwa unasesengure maya ukuremo make wini ya Galatasaray gendero Galatasaray izakina nande muri weekend ntago nirirwa mbyinjiramo cyane nta mwanya mfite wini ya Galatasaray wini ya Dinamo Zagreb rucabana wini ya Liverpool chabana wini ya Arsenal chabana wini ya Barcelona cat baby inakubiye neza wini ya Sporting cat baby wini ya Fenerbahce wini ya Malmo wini ya PAOK Thessaloniki wini ya Olympiacos wini ya Real Madrid wini ya PSV Eindhoven wini ya Feyenoord wini yo bita Hajduk wini ya Rijeka wini ya Copenhagen wini ya AEK Athens wini ya Panathinaikos wini ya Zenit St. Petersburg wini ya Inter Milan
win ya Asemila, win ya Al Ahly, win ya Ferencvarosi, win ya Benfica, win ya Panathinaikos. Ntabwo mbisubiramo, uragenda usubira inyuma, ugenda uplasa, ushobora kujyana ukabona ntubyizeye mu makipe nkubwiye. Niba ufatemo nka 6 ushobora kugira ngo yafate. None ibibazo yizeye yose uswe ni miliyoni 80 cyane, uterekaho ibihumbi nk'10. Ngenda terekaho 10 gusa nako ngenda ngorana kaye yose ndaterekaho. Tereka ibihumbi 10. None se kugiye kuzezerera ku kazi. Oya, njye bandi amafaranga menshi, njye Fortebet yandi amafaranga menshi. Umusaza ndashaka kurya umuzungu ku buryo azaza kunsaba baza kuvuga ngo Lorenzo mbabarira. Erega nigeze kwarya amafaranga menshi cyane, nubizi? Erega nigeze kwarya amafaranga menshi cyane. Yarigeze kuturya cyane. Yarigeze kura muri dashboard ya Rigani, muri account ya Rigani ya Fortebet baro miliyoni 6. Cyane rwose. Kandi ngo yari yatangiranye 5,000 yose yarekaho. Nabonye miliyoni 6 muri account ya Rigani. Account ya betting bro, wembwira muri commentaire account yawe ya betting amafaranga menshi ugeze kubonaho uyafiteho nangahe? Tero kwa rumbwira na miliyoni 2. Amahirwe masa muri weekend mu betting mu Faransa, mu betting mu Bwongereza, amahirwe masa muri weekend rwose. Nakubwiye yuko ziriya nuza agwaye amakipe, kandi wibuke yuko turi kuri icyumweru cya mbere cyane. Icyumweru cya mbere ubundi ni ikintu nyiziho, nta makosa akunda kuba cyane. Ikindi kintu nabo bibiramo ibanga, miliyoni 80 ziribwa mu byumweru bya mbere. Mu ntangiriro za sezo abantu bose bagiye barya. Buriya rero abantu babahanga bose, abantu bose biteguye gutamira. None se rero uri kugira ngo gihe ubu bikazi katangiye. Nanjye bukatangiye. Akazi mpamvu ubwo bukatangiye, njye ubu amafoto yanjye kujya hanze. Nayo maze iminsi nifotoza, se wari umaze iminsi utabona. Ndi gutanga amafaranga. Maze iminsi nakubona. Nayo maze iminsi natwe turi gusakuma, hako namwe nicyo gihe cyo kuvoma. Steve, ndibutsa abantu ko kubetinga atari by'abana bato. Nukuri kw'Imana, reka nkubwize ukuri, sibyo? Nta nubwo ari no kuvuga ngo ndi kubibasaba, ni itegeko, sibyo? Bana bato muri munsi y'imyaka 18 ntabwo mwemere kubetinga, ariko mwemere kugira amakonti. Nta nubwo wimere no, nta nubwo nanabyemera. Ntibishoboka kuko kugira ngo ufungure konti ugomba kunyeka indangamuntu yawe. Icyaka biri mwibuke ko ari betting ni mukino w'amahirwe. Amafaranga wemere kubetinga n'amafaranga bakurya ubuzima bugakomeza. Yes. Ubuzima bugakomeza, ukaba ushobora kurya mu rugo, ukaba ushobora kwishyura minerivare na mituweli, ya mafaranga atagufungisha, amafaranga atatuma uba homeless ujya ku muhanda. Apana kugira ngo umugore wawe aze mu gitondo kuri office arimo aravuga ati ngo umugabo wanjye ngo yamaze yazana hanga. Navuze ngo na betting 10 nukoze ko mfite akajana kuri konti. Cyane rwose. Hu betting 10 ari ufite gusa kuri konti. No ufite 10 betting 2. Cyane. 2. Igihumbi. Ubundi ni kwanza ni igihumbi cyana 5 na 5 bireme muri Fortebet. Twongeye twibutsa abantu noneho weekend muri promotion muri weekend. Yego. Tuzaba twibereye Nyabugogo ku mashyira hamwe kwa gatandatu guhera saa 9 kugera saa 11. Ubundi ku cyumweru abantu ba Kayonza tuzabure saa 9 kugera saa 11. Tubashwadira impano ibintu byose. Shwadira impano, ubundi ibintu byose bizaba bimeze neza. Nababwira iki? Weekend dore ni ya mbere. Kandi weekend ya mbere abantu bararya cyane amafaranga dore babarira ngiye ikintu gusabye personally ngewe nk'inshuti, usibye kuba dukorana ako turi inshuti, sibyo cyane. Dore wambabariye amaganya yawe agashirira muri weekend cyane, ndaza wambabariye kubikoraho, wambabariye kubikoraho muzungu ngiye kumuhemukiranye gukora ibintu bibi cyane atazibagirwa. Ngiye kumukora ibintu bibatazibagirwa. Ntabwo urabumuhemukiye, urabumushimishije. Ariko nimuterura miliyoni 3 namushimishije gute cyane rwose. Umuzungu ratiyo aturi arishima. Umuzungu yaturi arishima ari muri muri mambo yuri yishima se. Akuna nuzi ko na Lorenzo yariye. Iyo ni ifoto ya danje hari heko. Akona nuzi ko uzi ko na makuru ufite. Steve kangushimire cyane. Wakoze kuza kuri Lorenzo mfotwe tukumbuye. Namwe murakoze cyane kunumira. Naho mu kigwero gitaha. Nukuri kw'Imana. Guys, thank you so much. Chimera Freddy wadufashe iyi video no mu cameraman wa mbere hano i Kigali, ararenze n'umuntu wahatari cyane. Bashimire kandi mifurizo byiza.